Abantu batandukanye bumva ibivuga ko mu ijuru habaye urugamba hagati y'abasirikare b'Imana hamwe n'abari ku ruhande rwa Satani arirwo Lusiferi. Abenshi bagendera mu kigare bakabyumva gutyo, ariko batazi nyirizina ko byagenze. Dore uko urugamba rwateguwe, uko rwagenze ndetse n'uko rwarangiye, na zimwe mu ngaruka ikiremwamuntu kiri guhura nazo kubera ubwo bushyamirane. Muri kumwe na Mombasa, tubahaye ikaze mu kiganiro Izimbura ubumenyi cy'uyu munsi. Satani uzwi ku izina rya Lusiferi mbere y'uko agwa ni umwe mu bamarayika baremwe n'Imana bafite icyubahiro n'ubwiza bukomeye. Ijambo Lusiferi rituruka mu Kilatini Lucifer, risobanura utwara umucyo cyangwa se inyenyeri yo mu ruturuturu. Nk'uko tubikesha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 11:12, Lusiferi yitwaga umwana w'umuseke, agaragazwa nk'umumarayika waranzwe n'uburanga buhebuje n'umwanya w'icyubahiro mu ijuru. Uyu murongo ugira uti: wa nyenyeri we yo mu ruturuturu, umwana w'umuseke ko uvuye mu ijuru. Ubusobanuro bwa Bibiliya kuri uyu murongo bugaragaza ko nta wamwirukanye mu buryo bw'imbaraga, ahubwo ari we wihitiyemo inzira y'ubwigomeke. Igitabo cya Ezekiyeli ku gice cya 28 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15, ibigaragaza binyuze mu mwami w'Itiro, ariko ifite ishusho isesengura ishingiye ku bamarayika ba Lusiferi. Ivuga ati: wari mwiza mu buryo bwose, warimye mu busitani bw'Imana, wabaye intungane kuva ku munsi waremeweho kugeza ubwo waboneweho gukiranirwa. Abashakashatsi benshi basoma uyu murongo nk'ushushanya Lusiferi. Igitabo cya John Stott Understanding the Bible gisobanura ko uyu murongo werekana umwimerere wa Lusiferi nk'umumarayika w'umurinzi wihariye, ariko kandi ukerekana ishusho y'uko icyaha cyatangiriye mu mutima we bitewe n'irari ry'icyubahiro. Nk'uko tubikesha igitabo cya Ellen G. White, Lusiferi yari afite icyubahiro gikomeye kurusha abandi bamarayika, ndetse yari hafi y'intebe y'Imana. Yari afite ubushobozi bwo gutanga amabwiriza, kuyobora abandi no kuba umuhuza hagati y'Imana n'ibiremwa byayo byo mu ijuru. Ariko ibi byamuhumye amaso, atangira kwiyumvamo irari ry'ubutegetsi. White avuga ko yifuje icyubahiro cy'umwana w'Imana, agashaka ko nawe yamamazwa n'ingabo zo mu ijuru. Yashakaga ko icyubahiro cyose cyeguriwe Kristo kigabanwa, hanyuma nawe agahabwa icyubahiro. Ibi byerekana ko ikibazo cyatangiye mu mutima wa Lusiferi. Ntabwo yigeze anyurwa n'icyo Imana yamugeneye, ahubwo yifuzaga kuba nk'Imana ubwayo. Ubushakashatsi bwa Grudem mu gitabo cye Systematic Theology yemeza ko Satani ataremwe ari mubi. Uyu mwanditsi avuga ko Imana yaremye abamarayika bose ari beza, ariko bamwe muri bo barimo Lusiferi bahisemo kwigomeka ku bushake bwabo. Ibi bigaragaza ko icyaha cya mbere cyabayeho kitaturutse ku mbaraga z'Imana, ahubwo cyaturutse ku bwigenge Imana yahaye ibiremwa byayo. Umuntu aremwa afite ubushobozi bwo guhitamo kimwe n'abamarayika. Ni muri urwo buryo rero Lusiferi yahisemo kwigomeka. Inyandiko ya Thomas Aquinas, umwe mu Bataliyani b'inararibonye mu iyobokamana, igaragaza ko icyaha cya mbere cy'umumarayika cyari ubwibone, aho yifuzaga gusumba Imana mu bubasha no mu bwiza. Aquinas yemeza ko icyaha cya Satani kitari ukubura ubumenyi, ahubwo kwari uguhitamo nabi kwaturutse ku gushaka kwigenga. Nk'uko tubikesha igitabo cye Summa Theologica, iyi myifatire ya Satani ntisanzwe kuko yayisangije bagenzi be. Bamwe baramukurikira, abandi ntibamukurikira. John Milton mu gitabo cye yise Paradise Lost asobanura Lusiferi nk'uwagize icyemezo gihindura amateka y'ijuru. Agira ati: byari byiza kuri we kuba umwami mu kuzimu aho kuba umugaragu mu ijuru. Ibi ni ibisobanuro by'iyobokamana rihimbano risobanura Satani
nk'uwifuje ubwigenge, agakora igikorwa cyo kwitandukanya n'Imana. Iyi mvugo yerekana ko igitekerezo cy'ubwigenge budafite umurongo ari ikintu gishobora gusenya ubumwe bw'ijuru. Lewis mu gitabo cye Mere Christianity agaragaza ko icyaha cy'ubwibone ari cyo soko y'icyaha cyose. Yagize ati, ubwibone ni umuzi w'ibyaha byose, ni ugushyira njyewe imbere y'Imana, imbere y'abandi n'imbere y'ukuri. Uruhererekane rw'ibitekerezo rwerekana ko igikorwa cyakozwe na Lusiferi kidafite ishingiro ariko cyari gifite ingaruka zikomeye cyane. Igikorwa cy'ubwigomeke cyakurikiwe n'imyivumbagatanyo mu ijuru, intambara y'imyuka n'ihanurwa ku isi. Nk'uko Ezekiyeli abivuga mu gice cya 28 ku murongo wa 17, umutima wawe wisize hejuru kubw'ubwiza bwawe. Yibeshye ko yashoboraga kugera ku rwego Imana, atangira gutekereza ko ashobora kugira ubutegetsi burenze ubw'uwamuremye. Nk'uko tubikesha igitabo cya Charles Lyell Basic Theology, ikibazo cyagaragaye mu mutima wa Lusiferi cyahindutse ikibazo cy'isi yose, kigira ingaruka ku muntu n'isi yose muri rusange. Hari igitekerezo cy'ingenzi gitangwa na Millard Erickson mu nyandiko ye Christianity Theology, aho avuga ko ikiremwa cyaremwe gifite ubushobozi bwo guhitamo hagati yo gukomeza icyubahiro cy'Imana cyangwa se guhinyura. Lusiferi ni urugero rukomeye rw'uko icyiza gishobora guhinduka ikibi igihe kitagikoze mu kuri. Ibi bitwereka ko nubwo Imana yaremye ibintu byose ari byiza, yatanze ubushobozi bwo guhitamo, bigatuma hari abahitamo icyaha aho guhitamo kumvira Imana. Inyandiko ya Ellen G. White mu gitabo yise The Story of Redemption igaragaza ko Lusiferi atahise agaragaza ko yigometse ku mugaragaro, ahubwo yagiye yigisha ibitekerezo bye mu ibanga, ashyira imbere ibyiyumvo byo gukemanga Imana, avuga ko amategeko yayo akandamiza kandi ko hatari ukwishyira ukizana mu ijuru. Nk'uko tubikesha iyi nyandiko, Lusiferi yifashishije imvugo yuzuyemo ubuhanga, atangira kuvuguruza ubuyobozi bw'Imana, yemeza ko afite uburyo bwiza bw'imiyoborere. Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 4 uvuga ko umurizo we wakuruye igice cya 3 cy'inyenyeri zo mu ijuru azijugunya ku isi. Aha inyenyeri zisobanurwa nk'abamarayika, bivuze ko yakurikiwe n'igice kinini cy'abamarayika bagwa hamwe nawe. Igitabo cya Ron Rhodes Angela Mongers gisobanura ko ibyo byerekana ubushobozi bwa Lusiferi, atari uko yari afite imbaraga zisumbye iz'Imana, ahubwo nuko yakoresheje uburyo bwo guhindura ibitekerezo by'abandi bamarayika akabatesha kwizera bafite ku Mana. Rhodes yemeza ko kwigomeka kwa Lusiferi atari igikorwa cyo kwihimura, ahubwo wari umugambi wateguwe neza wo guhindura imiterere y'ubutegetsi bw'ijuru. Nk'uko tubikesha Thomas Aquinas mu nyandiko ye Summa Theologica, igice cy'abamarayika cyagushije ishyano kuko cyemeye gukurikira igitekerezo cy'ubwigenge kitari mu murongo w'ukuri. Aquinas avuga ko Satani atigeze ashaka gusa icyubahiro, ahubwo yifuzaga ko itegeko ry'Imana rikurwaho, abantu n'abamarayika bakigenga mu bwenge bwabo badashingiye ku Mana. Ibi byari urugamba rukomeye rwari rutangiye mu mitima y'abamarayika, ariko rugakomeza rukwirakwira kugeza ubwo habonekeye umwuka mubi hagati y'abamarayika mu ijuru. Winnie Godem mu gitabo cye yise The Bible Doctrines agaragaza ko icyaha cya Lusiferi cyari ifatwa ry'icyemezo cyo guhakana Imana nk'ishingiro ry'ubuzima, agahitamo ko ari we wagena icyo ari cyo cyose abandi bakora, ndetse n'uburyo ubutegetsi bukwiye gukoreshwa. Nk'uko iyi nyandiko ivuga igira iti, iki cyaha cyari uburyo bwo gushaka guhirika Imana ku ntebe, hanyuma inyuma y'ubutegetsi akaba ari we Lusiferi nyine uwuyobora. Lewis mu nyandiko ye The Problems of Pain avuga ko imyivumbagatanyo ya Lusiferi yari ishingiye ku gufata ukuri kw'Imana nk'imbogamizi aho kugufata nk'isoko
y'ubwisanzure. Lewis avuga ko Satani yahisemo kwigenga atari uko yabuze urukundo rw'Imana, ahubwo nuko yifuzaga guca ukubiri n'ukuri kugira ngo agire ubutegetsi budashingiye ku Mana ndetse budashingiye no ku bushobozi bw'Imana. Kwigomeka kwa Lusiferi ntikwari igikorwa cy'akarengane yahuye nacyo, ahubwo cyari icyemezo gishingiye ku kwishora mu bitekerezo byuzuye ishyari no kuyobya abandi. Nk'uko tubikesha igitabo cya Henry Morris Genesis Records, Satani yagize ubushake bwo gukuraho Imana akayihindura ikintu kidasobanutse, maze akigira icyigenge mu byaha, mu bwibone n'ishyari. Uko yagendaga ashuka bagenzi be, yagiye agira ibitekerezo bihabanye n'ukuri, agerageza kwerekana ko Imana itari ikwiriye kuyobora ijoro, ahubwo ko Lusiferi we ubwe yabonye indi nzira ishobora kubafasha kuyobora ijoro. Inyandiko ya Millard Erickson mu gitabo cye yise Christian Theology yerekana ko iki ari cyo gikorwa cya mbere kigaragaza ukwigomeka mu mateka y'ibiremwa by'Imana. Erickson yandika ati, Lusiferi ni urugero rukomeye rw'uko ikiremwa gishobora gutandukana n'umuremyi bitewe n'icyemezo cyafashwe n'umutima wacyo, atari ukubw'ingufu ahubwo ku bushake bwacyo. Iki gitekerezo gishigikirwa kandi n'inyigisho ya Ellen G. White igaragaza ko Imana yahaye Lusiferi umwanya uhagije wo kwitekerezaho no kwisubiraho, ariko akomeza inzira ye kugeza ubwo arushijeho gusenyera umugozi umwe n'abandi bamarayika bari mu ruhande rwe. John Milton mu gitabo cye yise Paradise Lost ashimangira ko icyifuzo cyihishe mu mutima wa Lusiferi cyari icyo kuba nk'Imana, kuyobora nk'uko Imana iyobora ariko atayumvira cyangwa ngo abe umugaragu wayo. Ibi byerekana ko imyivumbagatanyo itari gusa ikibazo cyo kutanyurwa, ahubwo yari igikorwa cyuzuye ubushake bwo gusimbura Imana. Kwigomeka kwa Lusiferi kwagejeje ku rwego rukomeye bituma habaho intambara ikomeye mu ijuru. Intambara y'imyuka hagati y'ingabo z'Imana ziyobowe na Mikayeli n'ingabo za Lusiferi zari zaramaze kwigomeka. Byahishuwe 12 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 9 niyo nyandiko y'ingenzi isobanura neza cyangwa se igaragaza ibyabaye muri uru rugamba rwo mu ijuru. Haranditswe hati, nuko mu ijuru habayo intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Iki kiyoka kirwana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru aho ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Iyi mirongo itwereka neza ko urwo rugamba rutari urw'amagambo, ahubwo rwari urugamba rukomeye rw'ingufu ndetse n'umwuka. Nk'uko tubikesha igitabo cya Ellen G. White The Great Controversy, iyi ntambara yagaragaje uburyo kwigomeka kwa Satani kwari kwararenze imbibi z'ibitekerezo kugeza ku bikorwa. White avuga ko nta mahoro yari agisigaye mu ijuru igihe Lusiferi yakwirakwizaga ibitekerezo bye. Umwuka wo kwivumbagatanya wahinduye ijuru, aho imitima yagombaga kuba yuzuye amahoro igahinduka isoko y'ubwoba n'amakimbirane. Aha White yerekana ko ubuyobozi bw'Imana butigeze bukoresha igitutu kugira ngo buneshe, ahubwo ko urukundo, ukuri n'ubugingo ari byo byarwanishijwe ku ruhande rw'Imana. Mikayeli, nk'uko bisobanurwa n'abashakashatsi benshi b'iyobokamana, ni izina ryerekana Yesu Kristo mu buryo bw'intambara, nk'uko Wayne Garden abisobanura muri System Theology. Mikayeli ntiyari umumarayika usanzwe, ahubwo yari ishusho rya Yesu nk'umuyobozi w'ingabo zo mu ijuru. Garden avuga ko Mikayeli ari izina rya Kristo mu gihe cy'intambara z'umwuka. Uyu si umumarayika usanzwe, ahubwo ni umwana w'Imana uyoboye urugamba rwo kurengera ubutungane bw'Imana.
Igitabo cya Ron Rhodes Spiritual Warfare in the End Times gisobanura ko uru rugamba rwari intambara ya hagati y'ukuri n'ikinyoma, hagati y'umucyo n'umwijima. Rhodes yemeza ko iyi ntambara itari iyo ku rwego rw'umubiri, ahubwo ko yari urwego rwa filozofiya zinyuranye. Kimwe cyashingiye ku rukundo ku ruhande rw'Imana, ikindi kigamije ubwigenge budafite umurongo ku ruhande rwa Satani. Avuga ko intambara yo mu ijuru yari isuzuma ry'ukuri kw'Imana no kugaragaza ko Satani atari ubuyobozi bwo kwizerwa, ahubwo ari umushukanyi w'ubugome n'uburiganya bubi. Igitabo cya Charles Lewis Basic Theology cyongeraho ko intambara yo mu ijuru ari igikorwa cyo kugaragaza ko ubuyobozi bw'Imana bushyize imbere ubutabera. Lewis avuga ko kwirukana Satani n'abamarayika be byari uburyo bwo kugaragaza ko Imana itihanganira icyaha, ndetse ko no mu ijuru ari ahantu hihariye. Ibi bitandukanye n'uko abantu batekereza ko ijuru ari ahantu hatajya habamo amakosa, ahubwo bitwereka ko naho icyaha cyashatse kwinjira ariko kikabuza. Igitabo cya Stephen Knowles Angels of Light Power of Darkness gisobanura ko intambara yo mu ijuru ari igice kimwe cy'urugamba rurerure hagati y'Imana na Satani. Knowles yemeza ko gutsindwa kwa Satani mu ijuru ari intangiriro y'urugamba ruri gukomereza ku isi, kandi bizarangira gusa igihe Yesu azagarukira. Ibi bivuze ko nubwo intambara yo mu ijuru yarangiye neza ku ruhande rw'Imana, urugamba rukiriho mu buryo bw'umwuka kugeza igihe Kristo azagarukira mu bwiza bwe. Ese ubu bushyamirane bw'imyuka ifite imbaraga yabaye mu ijuru buvuze iki ku kiremwamuntu? Kuva igihe Satani yahanurwa ku isi nk'uko tubisanga mu Byahishuwe 12 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 12, isi yahindutse urubuga rw'intambara ikomeye hagati y'Imana na Satani. Uyu murongo ugira uti: nuko rero wa juru we, namwe abaririmo nimwishime, naho wowe wasi we, nawe nyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi ko afite igihe gito. Ibi bisobanura ko guhanurwa kwa Satani byatangije urugamba rwihariye ku bantu, aho yaje azanywe no kurwanya no gusenya umugambi w'Imana wo gukiza abari mu isi. Nk'uko tubikesha igitabo cya Ellen G. White The Great Controversy, Satani amaze kwirukanwa mu ijuru ntiyigeze arekeraho urugamba, ahubwo yahinduye isi aho ahererekanya uburiganya n'ishyari, agashaka gupfukirana ukuri kw'Imana. White yandika ati: igihe Satani yahanurwaga ku isi, ntabwo yaje nk'uwatsinzwe gusa, ahubwo yaje nk'uyifitemo umurava mwinshi wo kwihimura. Umujinya we woherejwe ku kiremwamuntu, yari azi neza ko kubashuka ari byo byonyine byamwihimurira ku Mana. Ibi bisobanura ko abantu bahindutse abe, ariho urugamba ruherereye hagati y'imbaraga ebyiri, Imana na Satani. Mu gitabo cya Petero wa mbere mu gice cya 5 umurongo wa 8 hagira hati: mwirinde mube maso, umwanzi wanyu Satani azenguruka nk'intare irira ishaka uwo yamira. Uyu murongo wemeza ko Satani atigeze acogora, ahubwo ahora ategura uburyo bwo kuyobya abantu, cyane cyane abakomeye mu kwizera. Nk'uko tubikesha Wayne Grudem mu nyandiko ye The Bible Doctrine, Satani akoresha uburyo bwinshi bwo kuyobya abantu burimo ibinyoma, igitutu, ibyaha bitwikiriye urukundo n'ubujura. Grudem yemeza ko urugamba rwimuriwe mu mitima y'abantu. Nta muntu n'umwe uri ku ruhande rw'igitutu, buri wese asabwa guhitamo ibyo akurikira hagati y'Imana cyangwa Satani. Ron Rhodes mu gitabo cye yise Spiritual Warfare asobanura ko Satani atari gusa ikibazo cy'ijuru cyamanuwe ku isi, ahubwo ari ikibazo gihoraho mu mibereho ya muntu. Avuga ko aho umuntu ari hose haba hari intambara y'umwuka ihuriweho n'ibintu bibiri: ukuri kw'Imana n'ikinyoma cya Satani. Iyo ntambara ntabwo igaragarira amaso, ahubwo irakomeye kurusha intambara zose zo mu mubiri tuzi. John Stott mu
mu nyandiko ye Understanding the Bible avuga ko Bibiliya ivuga ko Satani ashaka kurimbura abantu. Ibyo ntabikora nk'uwaje ku buryo bw'amahoro cyangwa se ubujura bworoheje. Yaje nk'umwanzi uhorana imigambi yo gusenya. Sot yandika ati Satani si igitekerezo cyangwa ishusho y'igitangaza cy'umwijima, ni ikiremwa gikora gishaka guhungabanya umugambi w'Imana cyane cyane ku buzima bw'umuntu. Ibi bivuga ko urugamba atari ibintu byo kwiteranya cyangwa se gufata uko bisanzwe, ahubwo ni ikibazo cy'ukuri n'ubuzima. Millard Ellison mu nyandiko ye Christian Theology yongeraho ko Satani atarwana n'Imana mu buryo bungana, ahubwo ahatana no kuyobya abantu ngo abe yabakuraho icyizere n'ukuri. Avuga ko Satani azi ko Imana imurusha byose, ariko we arwanya gahunda y'Imana mu bantu kuko ari bo basigaye bafite amahitamo hagati yo kwemera ukuri cyangwa se ibinyoma. Aha Erikson yerekana ko icyibasiwe cyane atari ijuru, ahubwo ari umuntu we washowe mu rugamba rusigaye. Stephen Knorr mu gitabo Angels of Light, Power of Darkness yemeza ko abantu ari ikiraro kiri hagati y'ijuru n'isi, bityo urugamba akaba ariho ruri kubera kandi ruharaho hagati y'ukuri Imana n'ikinyoma cya Satani, rukaba ari urw'abantu kurusha uko rwaba urw'abamarayika. Avuga ko abantu aribo Satani ashakaho intsinzi. Iyo abantu batsinzwe, Satani yumva yihimuriye ku Mana, ariko iyo bahagaze mu kuri n'ubundi uburiganya bwe buba butsinzwe. Igitabo cya Charles Ray Basic Theology gitanga umwanzuro w'ubusesenguzi kuri iki kibazo kigira giti kuva Satani yahanurwa ku isi, abantu bose bahamagariwe gukomeza kuba maso kuko urugamba ruri hagati y'ukuri n'ikinyoma rutazacogoza kugeza ubwo Yesu Kristo azagaruka. Lee yerekana ko nubwo Yesu Kristo yatsinze ku musaraba, urugamba rutarangiye burundu, ahubwo ko buri muntu asabwa gukomeza guhitamo umunsi ku munsi kuba ku ruhande rw'Imana. Murakoze gukurikirana iki kiganiro, ukomeze kugubwa neza. Ari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.